abenshi babyise urwenya ariko rwaba n'urwenya koko. Niba ari umugororwa yandikiye Primusi izwi cyane nka byeri, nawe ushatse wayumva ukubita agatwenge. Yaturiye agira ati ku nshuti yanjye nkunda kandi nkumbuye, mpisemo kukwandikira iyi baruwa kuko ari bwo buryo rukumbi bunshobokera kukugezaho amakuru yanjye no kukubwira kandi ni ukuri rwose ndakubwiza ukuri. Reka nkubwira kandi ku mutima, niba uzi gusoma simbizi ariko mbona usirimutse nk'ubizi kuko nakubonanaga kenshi n'abaminuje wanatindana n'inkandagira bitabo ugashiga uzivugishije urufaransa. Primus naraye nkurose, ndota ngusanga iwawe ukanyakirana urugwiro ukampa icyicaro nkagusoma maze nkibagirwa gutaha. Nakurota nagira ariko sigaye nkwibazaho byinshi bigatuma nkeka ko ijya benshi bakumbwiragaho ntarafungwa byaba ari byo. Nguri inshuti mbi, ngurasenya, ngusenya ingo z'abandi, mbese ngo wabuzanyica. Hari n'ibindi byinshi bagiye bambwira. Oya ariko ndabizi ntabwo wabikora shenge, kuko ibazaho ibi byose nkeka ko bituruka ku kuba utaransura na rimwe mu myaka 15 yose maze mu buroko. Nyamara kandi njya no gufungwa uzi ko ari wowe wanyoheje ngakora icyaha. Ibi rwose bituma ntekereza ko ngukunda utankunda. Nikoze Primus we, aho ni wagize ngo nzakuvamo nawe bagufunge. Humura rwose urukundo nahoranye kandi nkigufitiye ntabwo rwatuma mbikora. Kandi rega nta narimwe nigeze ndeka kurukugaragariza. Uribuka untura mu manga bwacya nusaba imbabazi, nyamara ariko ntabwo byigeze bimbuza kugumya kwibanira nawe nta rwikekwe. Uribuka umugore wanjye kunyurira ntashye, icyo gihe namucinyira ushimwongeza ni kofi ntaho guhara Primusi twasaba gatanya. Ariko si yubuze ukongeraho muri gereza ubura no kuntumaho koko. Wazanyohereje karumuna kawe kakansura ko numvise ko munasa cyane kadashobora kunyoberwa mu mbaga nyinshi y'abafungiye ahangaha muri gereza. Barambwiye ngo kitwa Knowless, wenda disi kakunyibutsa urukumbuzi rukagabanuka, cyangwa nawe waramfuhiye aho nibatinye ko kanyigarurira nkuko umugore wanjye yahoraga gufitiye impungenge. Reka nkumarizo impungenge rwose, washatse ko kangeraho ntikaba undi mukobwa ugaherekeza kuko kanikundira n'abakobwa kurusha abasore. Nako reka ibyo tubivemo nkwibariza ikindi. Nikoye isi waba ugifite agatayi nka kakera? Kera warangwaga n'indeshyo yawe idahinduka kandi ntiwongera umubyibuho nk'ibyateye ubu. Icyo gihe rwose narabigukundiraga by'agahebuzo. Ngweruka wangana n'ubushyuhe ugakunda hakonje. Bise n'ubu niko bikimeze? Uracyambara se kagakufi kariho akanyenyeri bitaga flambo? Uracyacudika cyane se na zingaru gisigana cya kidari? Ese uracyagenda muri ya modoka yawe ya Fimera? Baracyakubyindira se twatuzina nka manyinya, giswi, karahanyuze n'utundi? Yewe ibyo nakubaza byo ni byinshi keretse hari duhuye. Ariko nimpamo rwose uzisubireho nsure. Ntarasoza iyi baruwa rero nakumenyesha ko imyaka nakatiwe isigaje amezi make ngo irangire. Nizere rero ko tuzasubukura umubano mu rwego rwo kubyoroshya, ariko dore ngo haye imbabazi utazinsabye. Irengagije ko utansuye rwose, ariko naho yibuze uzigomwe maze uzanyemerere ko ninza nzangeza mu gicuku ntarataha maze ugasatsa nkiryamira ntundaze rubunda kandi turi inshuti. Ariko nizere ko byibura wanahinduye imyitwarire uburyo twongeye guhura udashobora kunteranya n'uwo twashakanye ukanyibagiza inshingano z'urugo. Ubyumve neza rwose ibyo bizatuma kega ko muca inyuma kandi byanjye nawe bishirira mu kugusoma gusa. Mwifurije ibihe byiza rero, ukomeze ugubwe neza, ni inshuti yawe Kidamage. Hambere hisi politiki n'imiyoborere